hura na piramide ibi urabimenyera nyine iyo urankinze ku rwego rwo hasi uhura n'ibigogo uhura n'amakipe ari kuri ranking yo hejuru. Byo rero nta gitangaza kirimo kuba wavuga ngo APR yatomboye piramide. Yego navuga ngo ni coincidence ibaho y'umwaka kuko wamagane turebye investment abakinyi piramide igura bamba miliyoni y'idolari mu gihe iyo ari bije APR ikoresha, ntabwo izo kipe uzajya kuvuga ngo kuyisezerera biroroshye. Ubwo kiba gisigaye ni cya kindi cyo kuvuga ngo mpangane nayo ngire performance nziza ku ruhande rw'ikipe ya APR. Ubwo umuntu yayifuriza amahirwe kuri iyo mikino, tuzagenda tuyigaruka igihe zaba yegereje itombora iyo piramide rwose. Butumwa rero ubwo Faustin iki ni gihe cyo kuba bavanamo piramide n'iki ngiki. Iyi kipe ya APR igiye gura na piramide inshuro ya gatatu. Hari igihe kigeze kuba Zamalek ukabona amakipe mu Rwanda yafashe nkaho ariho izajya icisha inzira. Zamalek yarabanje cyangwa yo mu karere nayo yarabanje ihura na APR muri 2001 irayikubita bitandatu. Irayikoza iraza ihura na Rayon Sport 2002 igikuramo 2003 ijya kwa Simba urabyibuka yikubita. Imaze kuvaho irarakara yavuga ati ngiye guhura na APR ihungira mu Rwanda na APR yikuramo. Rero na RN icyo gihe kandi wari ifite muri gikombe. Rero na APR niba yumva ko ari ikipe nyine ikomeye, ariko mutangazaje icyo gihe abakinnyi bari hose ni nk'abiki gihe kuko APR karite yari ifite ni izuba none se nibabi ntibakinira ibikipe z'ibihugu. Ariko se nk'abakiragiye mutangazaje ntabwo wareba abakinnyi bari abanyarwanda APR yari ifite icyo gihe si bo none se sibaruboneka ni bakina ikipe y'igihugu. Iyo Zamalek unavugaga uburyo yahuzagurikaga burya ni ikipe itanahozaho. Icyo gihe ariko piramide kimeze icyo gihe yari yarapfuye Zamalek niyo yariho. Zamalek icyo gihe niyo yari ikomeye. Zamalek ariko igira amasizo Leonida ijya APR kwitaga Zamalek se yari ikomeye yarahiri yarazimye. Oya tuvuga muri iyo myaka itandukanye Zamalek ari yazaga ikaba ikomeye ejeguye match niho ko Rayon Sport yasezereye ari Hilal mu gihe mu 1994 yari ikomeye no muri Hilal APR bayarazanye barafina nahari Dawuda wagitize nahari bari munsi y'ababandi batsinzwe bitandatu. Niba APR yarigeze kwipima kuri wa undi mwavugaga akajya muri Esperance de Tunis bamuguze 300 harya 450 kandi noneho APR kuvuga ngo izagenda igere kuri bije ya za Esperance na za piramide, ibyo ni ibintu rwose bizagorana. Nashaka kubwira abakinyi piramide bashya yaguze yaguze umukinnyi wa miliyoni 3 n'igice. Uko so uwo mwagera bacamo muri iki gihe Karama yari kujya bamwongere kontara yatwaye muri iki gihe 3 n'igice. Muri iki gihe yari kujya yongera amasezerano umunya Brazil Everton Paxiao. Muri iki gihe wabyanga wabyemera amafaranga niyaguha akugira ikipe ikomeye. Iyo utayafite nyine uzahura muri ayo maki. Niyo mpamvu uwo niba Esperance yashyize miliyoni y'idolari kuri Clement Muzizi Yanga yayanze. Yego ezo kipa mugane Rwanda nazo ziragoye. Ismaila Senari ni Yanga iramuha miliyoni yo Ismaila yamuha miliyoni yiwe uya Yanga imuhana 600 y'umukinnyi mu agent w'umugore yasa. Noneho Yanga nayo ikavuga iti twebwe turajyana wenda 300 ku isoko tugura umukinnyi. Yego APR yo ikaba ikivuga ati twebwe turacyajyana 100 naryo byakaguze umukaseri wa 280 gitanu bakadupfunyikira ikibiribiri. Urumva kandi no kutaragira ko kazina no kwa attracting abakinyi bakomakomeye avuga ati nzakina by'amatsinda yasohora bagahita bango n'ubujura none zisa yabo bari nabwo erega namacyo agomba gukoreshwa neza. None se rega mtaze byo gukoreshwa neza ahubwo vuga uti ifite ikibazo cyuko namakiba yatanze nayo akoreshwa nabi wenda nicyo wenda wavuga. Ariko ubundi nanone ikipe nifite amafaranga mw'abantu. Tujye kuri Rayon rero ubwo navuga ko abakinyi cyo bazagenderaho n'ubutumwa bwa CDS ndetse n'umutoza bagahangana niwemereye gwenda no gusuzugurika. Ariko tugiye muri reality piramide ifite amahirwe menshi kuko niwe tenad titre. Yego icyo ni kimwe ni nk'ibi tugiye kuvuga kuri Rayon Sport nayo ngewe nagira makikango nayo yatomboye ngo tubijyane icyarimwe muri Confederation Cup nayo yatomboye Singida Black Stars. Urumva ni ikipe idafite amateka, urumva idafite n'izina pari raporo ya Rayon Sport,
ariko wareba abakinnyi iyi Singida igura ukavuga ati ko akikanga ushobora kuba wakagira. Oya winace ku ruhande abakinnyi Singida igura baruta bo Rayon Sport igura. Aho rero byagutera impungenge. Kuva ku mutoza bench la ufundi yayobowe na Miguel Gamondi ngaho duhere kuri icyo ngicyo. Umwe arajya kugura Miguel Gamondi ubu tuvuye gutoza za he na he mu makipe akomeye. Yabaye muri Yanga atoza amatsinda. Ari kumwe n'umusenegale bita Musando bakuye muri Generation Foot bakagira na Tambwe uyu Tambwe umurundi wakinye muri za Yanga. Amisi Tambwe. Harya avuye muri ntuza ubundi Gamondi avuye muri Yanga yagiye he? Yagiye mu Barabu muri Libya. Yagiye muri Libya ariko ntiyahatinda. Wowe rero uri kuri Rotif uvuga uti yewe reka twizanire uyu muntu uvuye muri Mukura tuzashobora kwishyura miliyoni 3 akamenyetso nyine k'ubukungu kaje. Twakomeje kandi uri gushaka kugera mu matsinda. Mu bakinnyi ifite umuzamu urumva bita Amas Obasogi ahamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Nigeria. Urumva bakagira right back ku ruhande rw'iburyo witwa Andesirire Kofi Munyakote d'Ivoire muri Aseke Mimoza. Bakagira Imoro Ibrahim no muri left back n'umunyagana bamukuye muri Al Hilal. Bakagira Anthony Trabitra nawe n'umunyakote nawe yavuye muri Aseke Mimoza kugura muri Aseke. Bakagira undi munyagana bita Frank Kwasi nawe ni center back bamukuye muri Asante Kotoko. Bakagira Damaro w'umunyagine yabakuye muri Hafia n'umukaseri wenda daje gushyiraho akajwi gato nagane n'umunyamakuru muri Tanzania nabo bavuga nk'icyo ngicyo uvuze avuga ati Rayon Sport umushaka kugira ngo ikipe kuko mu izina ryayo ritanzwe iroroshya ariko ikipe isezerera Simba mu gikombe cy'igihugu yiteye 3 ijya gukina na Yanga finale Yanga itsindira finale ikaba iya kane muri championnat Tanzania n'ikipe ikomeye. Bakagira Morris Chuku n'umunyanijeriya bakuye muri Rivize ndetse na Tony Kitoga nibo yari afite. Ubwo ibindi rero Rayon Sport nayo irabwira abantu iti muhahamatike ngo muyagure nk'abagura amasuka. Baravuga bati birori birateganyijwe kandi biratomoye mwebwe mugomba kugira gute mugomba kwitabira iki kirori mu karebe Yanga Africans kabisa na Rayon Sport. Rayon Sport rero nabonye yabyutse ivuga iti ni na match Azamu bamaze kumvikana kwizaza kuyerekana kabisa amakamera na mobivani ngo bagiye kwimanura. Hanyuma ariko ikavuga iti ibyo nibiza kubuze rwose kugura itike kanda akanyenyeri 6 2 akanyenyeri 1 urwego. None akomeza gusura imbuga za Rayon Sport agenda bibonaho. Yo Rayon Sport ikaba yaranasoye imyambaro ikacikaho na kambaro karaye karikokereje batiri bara rya Kiyovu bara rya Kiyovu mutwaye atakagatsi n'umweru umwuka byaramwe n'umukara muzawambara cha. Iyi myenda rero nayo batangiye kugenda bayicuruza ara muri Gikundiro shop kabisa ni imyenda ya Rayon Sport. Bari batangiye mugende murangure yatangiye mbonye yose iri ariyo nambaye n'ingofero ya pyramide namubonye yenda yishira ku mutwe bariyo hariya mbonye bariyo na kare keza kuri Gikundiro shop. Hanyuma rero nibyo ibindi ni Quarterbasi Police FC nayo ubwo turacyari mu mikino ya gishuti Police FC kaba yaratsindaga Gasogi igitego kimwe ku busa.